One Nation Radio mukomeje gukurikira. Uyu munsi nanone turongera tuganire n'umutumirwa wacu nk'uko bisanzwe. Benshi mushobora kuba mwarumvise cyangwa se na n'ubu mucyumva ikinamico Urunana. Hari umusore tugiye kuganira uyu munsi umaze igihe akina muri iyo kinamico, abenshi bakunze kumva kuba bakiri abana kugeza n'ubu, wenda n'abakuze harimo bamwe bakiyumva Urunana, ariko saho gusa kuko akina no mu Ndamutsa, akina no mu Itetero, hose ni mu ikinamico. Si ibyo gusa kuko na nyuma y'ibyo akora nk'umukinnyi w'amakinamico n'umunyamakuru. Yitwa Sibomana Emmanuel. Ikaze cyane. Murakoze cyane. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Harya mu Runana ukina witwa Patrick. Yego, umusore w'ikirara. Ariko buriya muravuga ko umaze nk'igihe kingana gute ukinira mu Runana? Mu Runana natangiye mu ntangiriro z'umwaka wa 2012. Urumva ko ubu ngubu imyaka 7 irenzeho amezi nk'atandatu cyangwa se amezi nk'arindwi gutyo. Uri umukinnyi w'ikinamico Urunana? Umukinnyi rwose ubikora kinyamwuga. Yego. Umuntu yavuga ko ari nk'icyo umaze kwigira mu Runana mu gukina amakinamico? Ibyo kwigiramo ni byinshi. Ibyo umuntu aba yarungukiyemo ni byinshi. Icyambere urumva iyo myaka 7 yose uko natangiye nkina mu mwaka wa 2012 ntabwo ariko bikimeze muri uyu mwaka wa 2019. Muri iyo myaka 7 yose habamo na experience igenda yiyongera. Ubwo navuga ubu nararibonye mu gukina, experience iriyongera. Ikindi urumva n'amafaranga agenda aboneka, umuntu akabasha kugira kwiteza imbere no gukemura ibibazo bitandukanye. Ikindi kubera ko mu Runana tujya tugira igihe tukajya gukinira abaturage imbona nkubone nyumva nkumve, icyo bita kuri tele cyangwa se kuri field ndimi z'amahanga. Bituma umuntu amenya n'ahandi hantu, ukagira inshuti zitandukanye. Ni byinshi umuntu agenda yigiramo, hari n'utundi tudetaye umuntu atagenda avuga, ariko hari byinshi umuntu agenda yigiramo. Hanyuma umuntu yavuga ko ujya kwinjira mu gukina mu Runana byaje bite? Yari impano se wenda usanganywe, cyangwa wenda bahamagaye abantu nawe upfa kujyayo birangira wenda bigurishije? Ntabwo njya gukina mu Runana, ntabwo bahamagaye abantu. Kuko n'uyu munsi ngira ngo haba hari abantu muba mwaranditse amabaruwa abisaba. Haba hari amabaruwa menshi cyane abisaba. Iyo igihe kigeze rero umwanya babona uko bazakenera umuntu runaka, bakeneye n'urugero Simeo, bakeneye Claudine, ari mu kigero cy'imyaka runaka, bareba muri ya mabaruwa. Ubwo ntabwo bajya gutanga amatangazo kuri radio badaherenda ku babisabye. Bareba muri ya mabaruwa rero, bakareba abantu bari mu kigero cy'imyaka y'abantu bifuza, bakabahamagara bakahurira bagakora ikizami. Rero urumva niba bakeneye umuntu umwe birumvikana, niba mwakoze ikizami muri abantu nka 30 ntabwo mwese hagomba kuboneka umuntu nka casting nyine, kuzi casting muri filime bigenda nayo rero igiba ariko yo ari y'amakinamico. Hanyuma wowe rero byagenze bite? Nanjye urumva nanditse, nabanje gukunda Urunana nkirumva muri za 98 nk'abandi bose, mwese n'abandi muri rusange. Ariko ngiye kurumva nari ndi iyo ngiyo mu cyaro, kuko nari ntarajya no muri Kigali. Kigali nagezemo mu mwaka wa 2008 mu ntangiriro z'umwaka. Urumva natangiye kwimva 98 nkiri umwana mutoya. Nibyo gukina muri iyo kinamico Runana numvaga ko wenda bitanashobora kumva ndi mu cyaro, iyo ngiyo cyaherera abandi, numvaga wenda atari ibintu byanjye, ariko mbikunda kubi ubwo ni ibintu nakunze nkiri n'umwana mutoya niga primaire na mbere yaho. Urunana rwatarabaho, ariko amakinamico twarayimvaga kuri radio Rwanda mu Ndamutsa. Vuga nanjye nimba mukuru nziga, numvaga nazi itangazamakuru kugira ngo nzabashe kuba umunyamakuru, ubundi nzabashe no gukina amakinamico. Ariko sinanzi ngo nanyura he byagenda bite. Ubwo rero ngeze Kigali mu mwaka wa 2008 mu ntangiriro z'umwaka, nibwo naje kubaririza Runana rukorera. Bambwira ko ari Remera munsi ya stade, uretse ko ngo twari munsi siho tugikorera. Njyayo njya kuri reception, ndavuga ko nkunda Runana, ariko ndavuga nese bisaba kuba naba umukinnyi w'Urunana. Barambwira ati nta kindi bisaba, no gushake no kuba wifitemo impano. Bambwira ngo nandike ibaruwa. Iki gihe hari mu mwaka wa 2010. Baronda yandika, bambwira ko nomero za telefone bisanzwe nyine, rangire ndahisiga ndigendera. Hashize imyaka 2 mu mwaka wa 2012 nibwo bampamagaye. Bambwira ngo siwe runaka, siwe Sibomana Emmanuel, siwe ushaka gukina mu Runana. Ati ejo rero uzaze, bambwira isanzaziraho
ngira ngo njye nyine nsanga hari n'abandi batandukanye ngira ngo icyo gihe niba twageraga muri 25 kuri izo mwe gutyo hasi cya hejuru gatoya dukora ikizamini rero muri ibyo nakwita nka casting birangira nyine mbarushije amanota numva n'amahirwe nagize nuko nyine ntangira habwa role ya Patrick gutyo batabambira iki tuzaza kuri kodingira ikinamico ya mbere nk'inima. Ubwo watsinze abantu 25? Hoya urumva mu runana harimo umwanya uri ku isoko bakeneye umuntu kandi bagombaga kuha umuntu wujuje ibisabwa bashakaga umuntu ukina role ya Patrick umusore w'ikirara w'inyarurembo uyobya abantu icyo gihe nimba mukoze casting bashaga nyine umuntu uzagenda muri wa murongo w'umuntu bo bifuza nubwo twe tutari tubizi. Yego. Hanyuma birangira rero ari wowe utsinze muri abo bandi bagenzi bawe. Birangira ni njyewe nsinze ko banamanitse liste bagenda bashyiraho amanota kuko buriya muri casting habamo ibyiciro bitandukanye uburyo ushobora kwigaragaza tuvuge niba ari muri filime uburyo bigaragaza imbere ya kamera hari nta kamera ziba zihari ahubwo uburyo bakubona n'ibyo bifuza ku muntu bakeneye bagenda bafite ukuntu zenda uburyo bashaka uburyo wigaragaje n'ijwi ryawe naryo rirakonta uburyo witwara uburyo ugaragaza za emotion bitewe n'ibizami bagiye baguha gutyo. Hanyuma uratangiye urakinnye uyu munsi wa none uracyari Patrick wo mu runana ariko hari igihe usanga nk'abantu bakina amakinamico kubera ijwi ryabo badakunda kugenda nko muri tagisi ngo avuge yarimo kumva aracecetse nawe byigeze bikubaho? Ntabwo nakwanga kugenda muri bisi ko sindabona ubushobozi bwo kugura imodoka yanjye kandi sinabona ubushobozi nanone bwo gutega moto buri munsi ya taxi voiture ntabwo ndi muri rwego wenda ngiye kubikora nabyo ntibyakwanga nda gutega moto yenda cyane ko ingendo dukora muri Kigali ziba ari ngufiya naho usanga umuntu ategesha 300-500 ariko mbona ko byaba ari gusesagura ndumva kuba najya muri bisi nk'abandi banyarwanda bose ntacyo bintwaye. Icyo mvuga ni kwakugeramo rero ntuvuge kubera gutinya ko hari umuntu runaka uri bumenye ijwi ryawe. Oya ijwi naje gusanga ko abantu barizi cyane n'uyu munsi hari umuntu narimo mvugana nawe aba muri leta zunze ubumwe za Amerika muri leta ya Michigan mpamagaye telefone kuri WhatsApp video live muhamagaye yitabwa na murumuna we umuvandimwe babana arambwira ati aracyari muri dushe mu kanya muto nk'itanu araba angezeho muvugane icyantumwe nuko yambwiye ngo ariko ko hano ndi kukumvara nje numva runana gutyo umuntu muvuga kimwe ariko ndumva ari wowe ngo mbere nkubonye nubwo yarambonye mbwira ko ari nge ukiniye role nyine musobanura aratangara baza ngo no muri bisi rero ikibazo si ukuvuga ahubwo ndavuga iki. Yego. Kuba wavuga rwose nta mpamvu yatuma utavuga ahubwo ibintu ugiye kuvuga nuno ampulisi nibamenya ko ari we wa undi bajya bumva ese nibabigeranya n'ibintu uvuze biragenda bite. Hari kondisiyo hari sakirego bajya batubwira nkiri mu mashuri yisumbuye nigaga muri karate mu ishuri rya karate muri dojo n'ahantu bakinira karate baratubwira ati sakirego iba ku mukarateka nukumva ngo yagiye kurwana n'abantu batari abakarateka mutari mu kazi none mbega ugashoza imanza ibyo twigiye muri dojo ukajya kubyapurika hanze none sakirego noneho ukaneshwa murabyumva wagiye gushoza imanza urimo urwana n'abaturage noneho sakirego noneho ukaneshwa uri umukarateka yari sakirego ibyo byo muri bisi kuba abandi bavuga nawe ukavuga hari igihe bikenera byangombwa ko uvuga we ugana n'umuntu muri kumwe nimba ari igitekerezo bitewe n'ikintu runaka kibaye ntabwo wagenda utavuga ahubwo uravuga iki uritwara gute aho niho hari ikibazo. Yego. Karate ubwo nayo ntabwo twari tubizi ko wanayikinnye niba ukina ikintu ugeze ku mukandara umeze gute? narayikinnye urabizi uburyo nabyita nk'amaranka cyangwa se uburyo bagenda bazamurwa mu ntera umuntu wese utangiye n'uwinjiyemo uwo munsi afite umukandara w'umweru. Yego. Naje gukora mva ku umweru njya ku muhondo igihe cyo kuva ku muhondo njye kuri orange biba ndimo nitegura ibizamini bisoza amashuri yisumbuye icyo gihe navuga ko sibwo nabyita ko narase kuko ntabwo nagiye gukora ikizamini kandi abantu
narushaga babonye umukandara wa oranje uza nanjye nari kubona yego urebye narangije amashuri yisumbuye mpita nza guhura n'ubuzima bw'i Kigali ibya karate birangira aho ngaho ariko mu buryo buri personal cyangwa se bwanjye ku giti cyanjye njya nkora imyitozo nkisubiza muri bya bihembega nkinanura nyine ningore ni urwego rw'inyungu z'umubiri wanjye gukora siporo muri rusange ariko ibintu byo kuvuga ngo nse muri karate nambaye uniform ngiye muri tize muri dojo ntabwo byongeye ariko ndacyayikunda yego. Hanyuma Emmanuel, uyu munsi ejo bundi ntabwo hashize igihe kirekire uri no mu ndamutsa, ngira ngo ni ikindi kintu gishyashya kandi kizi. Ndamutsa aho byaje bite? Ni itorero abantu bakurikira amakinamico cyane cyane kuri radiyo Rwanda bakunze kumva amakinamico yabo kandi naryo ritari ryaha vuba, winjiyemo ute? Byo byaje bite? Ni ikintu cyiza ngiye nishimira. Navuga ko ari inzozi zabaye impamo. Navuga ko icyifuzo cyangwa se inzozi nifuje ngifite imyaka 6 zuzuye ejo bundi mfite imyaka 34 n'amezi nk'6. Ubu mfite imyaka 34 n'amezi nkangahe gutyo. Mukada buri kintu wari kimaranye 28 yose. Aho kurumva urunana rwa rutarabaho. Yego. Urumva nkifite imyaka 6 muri navutse 85 urumva muri za 92 91 mfite imyaka 5 gutyo urumva nibwo twumvaga radiyo Rwanda urumva tukumva ikinamico amakinamico atandukanye mu itorero Indamutsa nabwo kandi bitewe n'ikiciro twa turimo n'ubwiciro by'ubutegege byari bitarabaho ikiciro nabwo cy'ubudehe twa turimo icyo gihe radio twagiraga nabwo numvaga ikinamico ngiye kuyivumba nabaga bayifite hari radio zari ziriho bitagaza nationali zagari nk'izirubaho bagerekeje amabuye nka 10 nangahe nayashaje ariko nkajya kumva ikinamico mu baturanyi na radio twari dufite urumva nifuje gukina mu Ndamutsa cyera nkiri mutoya cyane. Navuga rero ko inzozi zabaye impamo. Hanyuma ugeze mu Ndamutsa uri mu Itetero uri mu kinamico runana magingo aya ibi bintu by'amakinamico ntikibimaze kukugezaho hanze y'urwo ruganda mu kwiyubaka ntikibimaze kugezaho? Byanze bikunze muri ubuzima tubayeho by'umwihariko abantu dutuye mu mujyi wa Kigali ubuzima bwa buri munsi ibintu byose bikenera amafaranga ari uguhera ku batarubaka amazu wenda tugikodesha ari kuba wakena amafaranga yo kwishyura inzu ari uguhaha ubwo harimo tudetaye twinshi ari ugutega ujya ku kazi mu bice bitandukanye ari kujya gusura inshuti n'abavandimwe ari kujya muri interview nk'uko turi kuganira byose ubona byakeneye amafaranga gutega ni byose rero kuvuga ngo bimaze kugeza kuki kuba byose byonyine binyunganira mu kubaho muri Kigali ni ikintu nshimira Imana nshimira n'abangiriye icyizere nkaba nkorana nabo babari mu runana babari mu Ndamutsa mu Itetero babari no mu itangazamakuru ndimo nabo ubuyobozi bwabo buri cyiciro ndagishimira ko urumva nabo ko barangira icyizere nkaba nkorana nabo ni ikintu none nabashimira kandi nkashimira n'Imana. Ikiro mu byo byangejejeho bimfasha kwibeshaho ari no kwambara ariko nanone mfite barumuna banjye none nge nafasha ko nirinda kwirebaho nkarebana nabo turi kumwe nabo ngomba zamure intego nari mfite ngira ngo kwari kugira ngo ko mfite barumuna banjye bankurikira babiri wenda abo abambanziriza bo ni abakobwa baranashatse ariko bo narebaga cyane ni abatoya kuri ngewe ni babiri numvaga mfite intego ko mu bushobozi mbona buke cyangwa se bwinshi ko bwabungana kose twasaranganya nabo nkabazamura bakiga bakarangiza amashuri yisumbuye kuko niyo mpamvu bita imanite amaze kuba umuntu nyine ni umuntu wakufatira icyemezo uhana kwiyamamariza kuba umuyobozi runaka mu nzego zitandukanye. Umwe yarangije amashuri yisumbuye ngira mu myaka 2 ishize ahita ajya no bita kuri kadete Gishari ubu nawe ni umupolisi ari mu kazi cyo ni ikintu nshimira Imana. Undi nawe arimo ararangiza ubu ngubu ngira ngo nejo batangiye ibizamini ngo harabura icyumweru kimwe ngumvuye ngo nihora nawe
ndaba mwepuye ishyizeho vi. yego ubwo ni ukuvuga ni utuntu twinshi. Mfite na mama mu cyaro iyo ngiyo nawe njya mwunganira, nimba ari iyo mbuto akeneye, nimba ari icyo gitenge, nimba ari isuka. Ni ugusaranganya nyine, tukubaka nyine no kubaka ubuzima, n'urugendo ruba ari rurerure. hanyuma rero urifuza kugera hehe mu gihe kiri imbere? Dufate nk'imyaka nk'itanu iri imbere, urifuza kuzaba umaze kugera ku ruhe rwego? Ni byinshi umuntu aba yifuza, by'umwihariko umuntu ukiri urubyiruko. Icya mbere mba ntekereza ni ukwibaza uburyo nazava mu rubyiruko nkitwa umugabo, nkitwa papa w'abana, nkafite umugore n'abana, nkagira umuryango. Icyo ni kimwe mu byo ndi gutekereza. Ikindi ni kurushaho guhagura cyangwa se gutyaza ibyo ndimo gukora, haba ari gukina ayo makinamico, nkibaza nakora iki kugira ngo mve ku rwego ndiho ngere ku rundi, mbe nanagera ku rwego mpuzamahanga, ndenge urwego rwo gukina amakinamico mu rurimi rw'ikinyarwanda, haba ari mu giswahili, haba ari mu cyongereza, haba ari mu gifaransa. Ariko ibyo ngibyo nanone bihita bimpa indi task ikomeye yo gukora uko nshoboye kose, nkiga izo ndimi z'amahanga, nkakora uko nshoboye kugira ngo nimba ari icyongereza nkimenye neza, nimba ari igifaransa nkimenye. Urumva urugendo ni rurerure. Nifuza kugera kuri byinshi, nkiteza imbere. Nimba ngikoresha nka Sibomana, nkava mu bukode, nkagira iyanjye nzu muri Kigali. Urumva ni byinshi umuntu, nimba ngenda nteze nkagira imodoka yanjye. Izi ni inzozi mfite nk'izo, nk'uko n'urundi rubyiruko ruba rufite inzozi zitandukanye no kuba nakwikorera. Ni byinshi. Hanyuma ninde muntu rero wowe ku giti cyawe ufataho nk'icyitegererezo mu ruganda rw'amakinamico? Buriya ngewe rero ntabwo njya mbasha kuba nabwira umuntu ngo runaka mufataho icyitegererezo, ahubwo buriya abantu mwese, abantu b'inshuti zanjye, abari public figure nabo tutarahura ariko bazwi, ariko mbasha kuba nasoma amateka yabo, ngira ibintu bafataho icyitegererezo. Nimba ari Simeo, nimba ari umuyobozi runaka, ngira ibintu mwigiraho. Kuri Simeo nkakuraho ibi n'ibi, kuri runaka nkakuraho ibi n'ibi, kuri ibyo byose bikagenda byubaka Sibomana, kuri nanjye mba umuntu uhamye, buryo yenda nanjye hari abantu bazamfatiraho icyitegererezo, kandi barahari bagenda babimbwira. Yego, dusoza rero, hari ubutumwa ushobora guha umuntu wese ugukurikiye muri kano kanya ufite ku mutima, ari nako tunagushimira kuba witabiriye ubutumire bwacu? Ubutumwa nasoza mbwira abari badukurikiye ni uko barusha gukunda amakinamico dukina, yaba ari mu ikinamico Urunana. Ndahera wenda kuri role nkina ya Patrick, mbwira urubyiruko rumeze nka Patrick wo mu Urunana bakoresha ibiyobyabwenge, ndabwira ko ibiyobyabwenge ari bibi. Ibiyobyabwenge numva birayobya ubwenge. Kuki wanywa ibiyobyabwenge bikakwibereza ubwenge? Numva nabwira ko babireka, n'izindi ngeso zigaragara kuri Patrick wo mu Urunana bakabireka, bakaba abantu bazima biteza imbere, bubaka igihugu cyabo, bakubaka imiryango yabo. Ikindi ni uko muri iyi minsi hari role iri kugarukwaho, cyangwa se ikintu kiri kugarukwaho mu rubyiruko rw'Inyarurembo, kandi na Patrick ari muri cyo, kigendanye no gushishikariza abantu gukoresha amavuta ya mukorogo. Ndagira ngo mbwire abantu ko amavuta ya mukorogo ari mabi, uyisize yangiza uruhu rw'uyisize, by'umwihariko ku bagore n'abakobwa. Umuntu yisize iyo ageze igihe cyo kujya kubyara, bigora abaganga, na cyane ko yenda iyo agiye kubyara bamubaze, bigora abaganga kuba bamudoda, baradoda bikadodoka. Ndagira mbwire abantu rero ko amavuta tuba tukina mu Urunana tuyavugaho, Mutesi yashaka kuyagura ngo yisige, kandi ayaguze kwa Patrick ari amavuta ni mabi cyane, amavuta ya mukorogo. Nashishikariza rero abantu gukurikira ikinamico Urunana, kuko hatangirwamo ubutumwa bwinshi kandi bw'ingenzi bigendanye n'ibintu duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Ikindi bakarushaho gukurikira ikinamico zitandukanye zinyura mu itorero, zikinwa n'itorero Indamutsa, zinyura kuri Radio Rwanda, naho hatangirwamo message itandukanye. Ho rero ntabwo mba ni Patrick, tugenda duhabwa amazina atandukanye bitewe na role. Hari nka nakinye ndi Fiacre, hari niyo nakinye ndi Mahunyezi, hari niyo nakinye ndi Kigingi, hari n'izindi nakinye mu marole atandukanye ntavuga ko ntabwo zari zasohoka. Hari no mu itetero yo nakinye yitwa Kigingi. Urumva rero ni ibintu bitandukanye. Ikindi nabwira urubyiruko, hari icyo bavuga ati kwihangira imirimo, akazi karahoze.
ni uko hatabaho gusuzugura akazi ubonye wenda mvuye ngo kano kazi ndagasuzuguye ntabwo kari mu kigero cyanjye. Icyo nababwira ni uko batagira akazi basuzugura, kuko uyu munsi ushobora gutangira uhembwa 30,000 nabwo ugize Imana ukakabona ukayafata neza ukayabyaza umusaruro, igihe kikazagera ukagera kuri 50, 100, ariko nanone ukamenya ngo aka kazi ni bwoko ki, kuko nubwo ngo akazi kabi kaguhesha akeza, hari n'igihe ako kabi gashobora kukubuza akeza. Nimba wifuza, nimba ubona akazi urimo gukora katagendanye n'inzozi zawe n'ejo hawe hazaza, nta mpamvu yo kubaruka ahubwo washakisha nubwo kaba kaguhemba make ariko kari mu murongo w'ibyo wifuza kugeraho. Urugero, nimba ndi umuntu wifuza kuzaba umukinnyi wa filime, umukinnyi w'amakinamico, umukinnyi, umuhanzi, nkabona akazi kampemba makeya muri uwo murongo, ako kazi rwose wahita ugasamira hejuru kuko kaba kagendanye n'ibintu wifuje gukora. Nimba wifuza kuzaba umucuruzi ukomeye, kubona akazi mu bigendanye n'ubucuruzi ariko baguhemba makeya, ako kazi wagasamira hejuru. Abantu ntibanyumve nabi, bagasamira hejuru. Urumva ari icyo ngicyo navuga. Ikindi, abantu bakajya barangwa na comportement cyangwa se imyitwarire ikwiriye umunyarwanda wihesha agaciro, harimo kubaha abakuru, ikinyabupfura n'uburere mboneragihugu, nyine ibintu nk'ibyo ngibyo. Ikindi ni uko nabwira abantu ko uwanshaka kuba yampaye igitekerezo, amakomantere, yagira icyo avuga ku byo nkina, twahinduraho iki, twakongeraho iki, twagabanyaho iki, ni uko yambona ku mbuga nkoranyambaga zirimo Instagram. Ubu ngubu niyo navuga ko igezweho mu rubyiruko. Instagram nitwa Sibomana_Emma. Sibomana_Emma, kuri Imana ebyiri, Sibomana_Emma. Urumva rero nasoza namwe mbashimira nka One Nation Radio kuba mwangira icyizere mukampa uyu mwanya ngo mbashe kuganira n'abakunzi bacu. Murakoze.